ni ba mutima w'urugo bahagarariye abandi bo mu mirenge yose igize akarere ka Gakenke nyuma yo gusinyana imihigo n'ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubw'intara y'amajyaruguru y'ibikorwa bazakora birimo kubakira abatishoboye ndetse n'ibindi bigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Aba bagore bagaragaza ko ubuke bw'ingengo y'imari ndetse no kutabona amahugurwa y'ibyo bakora ari kimwe mu kibakoma mu nkokora kigatuma batesa imihigo. Ingengo y'imari idahagije, hari abamutima w'urugo bakeneye amahugurwa ku nshingano babwinjiyemo nshasha batabimenya neza. Ibyo byose bigatuma kugira ngo ibintu bigende neza nabyo bikabivogamiza, bityo no gukurikirana gahunda zose ugasanga harimo utuntu. Kora arakora ariko ashobora gutandukira ibyo yakagombye gukora kubera ko ashobora amahugurwa icyo amaze. Amahugurwa atuma ibyo waruzi hari byiyongeraho, bityo ugakora ibyuzi. Ubwo rero nta mahugurwa ushobora kubikora ariko ntubikore neza uko bikwiye. Ega nkuko tubizi burya kwiga no guhozaho. Rero amahugurwa impamvu murabona n'isi turimo tugendana n'ibigezweho. Noneho rero nuko ababyeyi bacu kera babayeho siko ubu ngubu tugomba kubaho. Tugomba kugira amahugurwa rero tukamenya ibigezweho tugomba gukurikiza n'ibihe. Ibyo turigisha abagenzi bacu n'ibihe. Noneho rero ntago wajya kwigisha abantu by'utazi. Niyo mpamvu rero dukeneye ayo mahugurwa kugira ngo batuhe na gahunda nshyashya za leta, abona imihigo ihinduka tugendane n'imihigo y'akarere ndetse n'igihugu muri rusange. Gukora ubuvugizi no mu zindi nzego ngo nibyo guverineri w'intara y'amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice avuga ko bizatuma aba bagore babona ibizabafasha byose bigatuma bese imihigo neza. Ubuvugizi navuze, amahugurwa akenewe, ibyo byose tuzashyiramo imbaraga kugira ngo bishoboke, nabyo bizadufasha kugera kuri iriya mihigo twiyemeje muri aka kanya. Muri rusange inama y'igihugu y'abagore binyuze mu bagore bahagarariye abandi mu mirenge ndetse n'utugari ngo bafashijwe kubona ubushobozi bwo gukora ibikorwa bigiye bitandukanye bivana abaturage mu bukene ndetse bakanarushaho kwegera ingo zibanye mu makimbirane kugira ngo zibane mu mahoro, ngo byatuma umugore arushaho kugira uruhare mu guteza imbere umuryango nyarwanda n'igihugu muri rusange. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.